kuko ubu ngubu umuntu wakuroze wagutejeho nyatsi n'imyangara agiye kwigaragaza, agiye kuza. Iri ni ihembe ryanjye njya mbashukisha akarondozi, ryajya kwa Jagagini, kwa Dina amahembe ahita ayandi icumisha ingurube ubundi nkota ukunda ibindi. Narababwiye ngo nzabarimbura abantu batiga, abantu batakoye, abantu bahemukira abandi, abantu buzuye ubugome. Ngomba kubakuruza umuriro, nkabakuruza ihembe ryanjye karondozi, nkabaseza kurukuru, nkabateza icumu ryanjye, ubundi nkabashinga, nkabatwika bagashya, nkabagusha amaraso nk'uko nabo bifuza kuyagusha abandi, nkabahana nkoroka. Njye nta mikino ngira. Mwana wanjye, aba bantu bafite imbaraga rero, witonda utagira ngo urabona urupapuro rurahera ruragurumana, ariko kuko bafite imbaraga dore aka ntabwo gahiye. Aka ngaka nako urabona barakugose impande n'impande, nyine baragukikije kandi ntibakwifuriza amahoro. Uyu murozi urabona we, uyu nguyu hano yari yahiye arimbutse, ariko kuko n'ubundi nawe afite iwanjye, rero ngiye gushika umuntu wakuroze kandi turabibonera kuri runo rupapuro. Twabimva neza. Byitegereza n'ingegini kwa Dini, radiya kuri uyu muti urakaza. Urakazi? Sanga witegereza neza. Yego. Nta kanyamasyo. Uyu muti rero ureba, akanyamasyo ubundi ni agasimba gafite ubwenge, kagenda buke ariko kagakora ibintu birenze. Ni nayo mpamvu uyu muti nyine uwubona mu kanyamasyo. Akanyamasyo urabizi n'imodoka igaca hejuru igakomeza migate, kareba ngufu. Rero wa mwana we, ndaje nari mba ndwana n'aba barozi bafite imbaraga, ntabwo biba byoroshye. Reka nze mbikurikirane ubirebe. Umwana wanjye, ntabwo biba byoroshye. Dini kwa Dini, amacumu ashingurwa ayandi, inkota ikurwa iyindi, amahembe akurwa ayandi. Amazina yawe ni nde? Ababyeyi turagira ngo mutwereke uyu murozi uri hakurya y'inyanja, mu mujombaguzi icumu, mu mutwicisha ihembe karondozi, ni umukuru uraza agaragara ahangaha. Halo? Ngo n'uwamutwariye umugabo? Turabanza turebe aba barozi, kuko n'ubundi icangiro babashyizeho nicyo gikomeye cyane. Reka tubanze turebe uyu murozi, nitumara kumurangiza n'uwatwaye umugabo nawe tugomba kumubona nta kibazo. Mwanyumva neza? Mwitegereze ihembe ryanjye ngiri, iriya muri kurireba. Aya mazi rero murayareba. Tegereze murebe, njye ndi umuhamyi, ngiye kumukuruza ihembe ryanjye nk'uko njye mbakurura bakava mu nyanja bakansanga, kandi njye nta mikino ngira. Dini kwa Dini, Dini kwa Dini, Dini kwa Dini. Rabia, janguano. Takutana na mzinda bagura kufukutoa idatisi. Janguano. Takachani. Janguano. Kahino na mzinda bagura. Amuho hiki. Ngiye kumurahirira icumu ndimushinga mwana wanjye, ngiye kumushingira icumu. Naramutwite hano ngo
wamusize aha hantu nawe uramuziritse aho wamuziritse heza aha ngaha zana ibyo bintu wamuzirikishije bisa neza aje kuri cyoma ibi ni ibiki ibi ni igicisha nibyo bari gucisha umuhoro iki umuhoro iki uyu muryango umuhoro iki ko wibasiye kurahira nyamuziga mwana wanjye uyu muntu tumukoze iki muri kumubona itegereza kandi hanze birozi hano itonde kurahira nyamuziga ngiye kumwica simuroza afite imbaraga witwa nde ivuge none aha ngaha ivuge wa murozi ivuge yitwa William Marita witwa William Marita ngiye kumwica murahira nyamuzinda yego ugiye kumukura wajye mu mwanya wawe mba nkuroga yego mwana wanjye mera neza kuko murahira nyamuzinda uzahibura avuye ngo muri Kongo avuye mu nazi muri Kongo wamubonye mwitegereze murebe dewe murahiye nyamuzinda aba barozi nta muntu uzongera kukumenyera n'umuryango wawe mwana kupa telefone abarozi bene wabo barabibonye bashaka kukwica nawe kupa telefone batakwica kupa telefone yawe bafite imbaraga abarozi bafite imbaraga uri kubona n'ubuguru bwose ko ari gusamba wabibonye rero ntabwo njya zimandura umuhanzi ntabwo njya nkunda abantu bahemukira abandi kupa telefone yawe itaguturikana nze mpangane n'abandi barozi bene wabo bafite imbaraga nababonye